amateka y'igihugu cyacu mwese uko muri aha nubwo mwaba muri batoya mugomba kuba mwarabyumvise mufite icyo mubiziho. Ibyo mutumvise gusa amagambo bishobora kuba byarabagezeho ku bundi buryo no mu miryango yanyu. Either hari uwapfushije umuntu cyangwa se hari ufite umuntu mu muryango wishe. Either way burya no kugira mu muryango wishe erega nayo ni amakuba burya ntuzakubeshye icyaha ararana akakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi. Nta wica ugira amahirwe, nta wisha ugira amahirwe na busa. Umena ay'abandi ayawe akakumiramo. Hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba. Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva? Arantera mu office yanjye baraza bambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana ajya hangera mu mateka, arangije arambwira atari ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye. Ntabyo narinze. Ati ni ingabo zanjye, noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu shyarambwira ntabwo nari kujya mbabarire amateka y'Imana, ntabwo nari nyazi, ntabwo. Ati aba bose akambwira abantu bamwe, akambwira base babo abana, ariko twebwe narizo ko turi Rwandese Patriotic Front. Iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Ariko biba ibintu by'impaka ndende, ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigire turashaka iki? Ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo, nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano mwicaye. Abisubiramo. Hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti. Semaragiti. Ahubwo ngo aza kundeba yabanje, kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo. So ndi hejuru ku floor yo hejuru, uwo Semaragiti yaganza ati ni ikimenyimenyi, ati abantu bamwe bagukorera bose, ati ni unari n'abantu banjye nkande, ati witwa Semaragiti ugukorera hano, ati rero Semaragiti nawe ni boss wanjye buriya, uri boss wanjye Semaragiti. Ariko ngeze aho ndamubwira ntoke reka nkorohereze, urashaka iki? Amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Semaragiti umutware, ugende mujyana aho ushaka, hanyuma n'abandi basirikare
unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana. Hari ikindi unshakaho? Ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro, haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Ubwo mu nama mu cabinet abantu baza bagambanye, sinabimenya n'iki, ariko ninde wari uri mu cabinet icyo gihe waba ari hano? Cabinet ya mbere wari urimo na Karemera, ngira ngo Karemera ari hano cyangwa nawe? Nawe wari uri mu ya mbere? Ubwo barabyibuka, baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butari bwo. Hanyuma tugeze mu cabinet, naho abantu bagiye, hari conspiracy, abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende. Ubwo perezida yaravuga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati, iruhande mwicaye iburyo, hakurikiyeho Twagiramungu, hirya hariho Kanyarengwe, then hakurikiyeho hirya Seti Sendashonga. Ndabibuka uko bari bakurikiranye mu cabinet, harimo twaga Nkubito wabaye Minister wa Justice, ni Nkubito, bityo ndabibuka uko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu cabinet, haza item kuri agenda, ubundi twagezwagaho agenda turi buganire, haza kuza ko hari dosiye izanwa na Minister wa Interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho, namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera. Cabinet irashyuha, abantu babanza kuko Runari tugomba, hari ibyayo tugomba kuyiha, ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu dehoro. Ubwo harimo abantu bavuga ariko ya RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. Baravuga Kanyarengwe ati ariko nibyo, ati nibyo, ati dosiye, ati ibintu biratunganya, ati harya, ati seta, ati tubwira, ati bimeze bite. Yari afite file, arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo, nabo bagashyiramo, bakazana abantu muri leta, bakagira Runari. Kanyarengwe aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko n'abandi ba Nkubito baramwakira. Hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga, barakubitwa kweri. Ngira ngo hari bihozagara leta sinzi byavuze, baramwakira barakubita, batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera, barahonda. Sinzi abandi bagize vuba, ariko ibi bintu muzanye iki gihe batereka, ariko batibika. Ubwo Bizimungu arashecetse, perezida byatinze, mbaza perezida, ariko perezida uravuga iki? Intambara ziri hano mu cabinet, abantu bahererekanya, wowe urabitekereza ute? Ati nanjye nuko mbibona. Ndeba mera kuri Kanyarengwe, kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF. Haza ariko Kanyarengwe nawe. Hanyuma se Twagiramungu, ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na Runari? Iyo cynicism murazani y'icyaha ngaha. Why don't you just shut up?
ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza president dukiranurega n'ubu nawe se uremeranya nabo? Asa n'ucisha make ngira ngo abonye yabana ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye, you just being cynical muri abantu ba ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo. Ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira. Ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu, abantu babatezaho amaso ubu inzira mudutwaramo niyi. Ubu ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabana ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bita sounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi bayobozi bakuru mwicaye hano, cabinet mwaho mwayigize ubusa matusaye muri politiki. Nabwo ni yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi, ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo. Twe turaha ngaha twasagutse ku mahirwe tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange nawe niba mushaka indi ntambara, we are going to fight it.